agaseke karacyafunitse kabisa ni gutya ariko umuntu usagafundura wumva y'umushanyije wumva ameze ate aza uwo ni umunyamahirwe cyo ni icyambere icya kabiri ntago wenda abantu bakemera ko amasugi kibaho azaba ari we mukobwa nyine wabonye w'isugi nyine n'ibintu bizaba bimuhindukiriyeho kuri we ntago rero byareka kumushimisha azamushimisha cyane nyine kuko azaba ahuye n'isugi gusha imvura numva yavuze ngo uriya muntu ngashaka kuba yagusha imvura ni nk'umukobwa nyine ushaka kuba agera muri cya gikorwa cy'uburiri akaba nyine yabyitwaramo neza ariko navuga nyine imvura akayigusha mu gikorwa cy'uburiri akayagisha akaba bakora nka sex akanyara isugi nta mavangingo igira hanyara umenyereye gukora imibonano mpuzabitsina ku munsi narongowe nta kuryama kuzaba kuriho tuzara tujaganyurana iyo abantu bakora imibonano mpuzabitsina batari abana bigira uburyohe bugashiramo Hello people, nizere ko mumeze fresh sana. Ngoma mudukurikirana muri bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza kuba ikaze ku mama mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Niba warakoze subscribe ndabigushimira. Niba utarabikora urabikora nawe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byacu bitatu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nakwibutsa ko kandi turi kumwe na website yacu ikugezaho amakuru agezweho kandi yizewe yawe tv.com. Iyo ngiyo ni website iba yizewe iguha amakuru ikintu cyambere n'amakuru. Nakwibutsa ko kandi turi kumwe na Body Max Fitness. Abangaba bagufasha kuba physical fit umubiri wawe ugatera neza cyane ukora umwitozo dufite abatoza beza cyane baguha imyitozo ijyanye n'ibiro byawe ku buryo ukora ibintu bijyanye ukabura size nk'uwo mwari murimo kubona kuri screen zanyu. Body Max Fitness dore mu Giporoso sana werekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe. Dufite gym nziza cyane ibikoresho byose, dufite sauna and massage, dufite swimming pool ku bantu bikundira koga tuba twabaye cyane. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0888 hanyuma tukaguha izo service haruguru mbangubwiye nuko murimo kubona kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umwari nagaro bwa mbere hagarutse hano kuri TV yacu. Ni mubwakangaye umeze neza se? Meze fresh. Namahoro ni fresh cyane. Amazina yandi umugwaneza Irene Chanela. Yego tuguhaye ikaze Irene Chanela. Murakoze cyane. Welcome to the show. Umeze fresh? Meze neza. Kayisugi nako kiyongeyeho? Ego kusigaye nitwa isugi. Nyuma yuko kagiye bimeze bite? Meze neza ahantu hose isugi. Koroha isugi. Nibyo se koko nabonye ari harawe yakana. Muri comment nyine barabyanditse benshi ngo nta mukobwa ngo ntago ari isugi ngo ni igikecuru. Anyway ku myaka yawe 18 ntago ndi umukecuru kabisa, ntago mbyihakanye ariko abantu bareka iminzani bareka ibintu by'imihari babangira umukecuru kandi nyiri umwana wawe. Wabona ariko harimo umuntu umwe mwabikoza akabatse umuntu ukoze umuntu wemeza ko ntari isugi azajye muri comment abyandikemo avuga ati narajaganye, yandike ko yandike ko yajaganye. Kujaganyura no kugira gute? Kujaganyura ni navuga ko ari gukora sex, gukora nukora imibonano mpuzabitsina ko kujaganyura. Ubwo umuntu wakujaganyura azabyandike muri comment pe nukuri ndabyemeye. Nijye se koko ntago urajaganyura? Oya ntago ndajaganyurana. Ngo biracyameze gute? Biracyameze gutya. Biracyameze uko Irene kabisa. Twishimiye kongera kukwakira nanone. Murakoze. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Ni meza. Kubera iki umuntu avuze ngo ni isugi bibi gitangaza ukabona abantu ntago babyemera? Ako sinzi impamvu byabaye ibintu bitungura abantu cyane. Ega amasugi ntago akiboneka. Uretse wowe gusa. Usibye njye nyine nta wundi muntu kabisa. N'undi ni wowe isugi twahuye. Si wowe byagutunga se kumva ko ndi isugi wowe? Oye ko ngo si wowe byageze bite? Si njye wa mbere se uzi. Newe wa mbere njye wa mbere uzi w'isugi kabisa. Abandi bose baba barajaganyuranye. Wapi?
iwanyu bararoga se njye iwacu baracyaroga Irene sha Yeah. izo terime zo kujaganyura uzi icyo ndwana cyane sha ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ndagerageza kujaganyura bwa mbere ubyumviye wabyumviye kujaganya nabyumvishije Gihozo Smart Girl niba bivuze kuri yago ngo ni ukujaganyurana niwe muntu wa mbere nabyumvanye abivuga ni amatsiko ujya ugira se amatsiko y'iki yo kujaganyura ntayo mfite ntayahari reka ku myaka yawe harya ingahe 22 irabura iminsi mike ngo yuzure 15 urabivuze bazakuhagira ugira umunwa nguki wese nawe ugira ndi kwandika message agafone kawe kitwa nguki iPhone ni ka iPhone umwari udafite iPhone ariko ngo abakemango yabyo nabyo ntabwo mbizi bose muzikura turazigura ziko ari nka sosiyete zitagira ubu tugaye nzibona nabari cyane ni iPhone ni marike ngira ngo navuga igezweho iyo ni kangahe se ntabwo nshaka kubivugaho ni za zindi zitakibamo WhatsApp twavuganiye kuki se gawe ni kuri WhatsApp se none ukuntu ngandikira ukanyihorera ubwo wasubiza ndutari ahubwo na cyane nta n'umuntu nsubiza nkawe urabizi ko tuvugana cyane ku munsi iyo umuntu asakubwiye ngo aragukunda ubyakira gute ndabyishimira cyane nanjye bita mukunda nawe uhita umukunda umuntu wese ukubwiye ngo aragukunda nawe uhita umukunda cyane yego kugukunda n'abantu bangana iki ntabwo ari nyine ubwo barimo uw'umwihariko ariko umuntu ntiyakubwira ngo aragukunda ngo umusubize ngo uramwanga nese wamwangira iki ariko ubwo uw'umwihariko urumva nyine niwe uba ukunda kurusha nese ko abantu bavuga ngo nta muntu ngo ukundwa na bose sha nta nawe pe nyine niyo mpamvu bari no kujya muri comment bakandika ni ryashyamba ni imihari bareka kungirira imihari bambabarire ibyo navuze nibyo uzi neza yuko atari byo nabeshye yandike muri comment ko nabeshye agaseke karacyafunitse kabisa ni gutya ariko umuntu uzagafundura wumva ujya umushushanyije wumva ameze ate uwo ni umunyamahirwe icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo wenda abantu bakemera ko amasugi akibaho azaba ari we mukobwa nyine wabonye w'isugi nyine n'ibintu bizaba bimuhindukiriyeho kuri we ntabwo rero byareka kumushimisha bizamushimisha cyane nyine kuko azaba ahuye n'isugi azaba ahuye n'isugi iyo bavuze ngo umuntu ngo agusha imvura baba bavuze iki agusha imvura ako kantu ntabwo ari sawa ako kantu uba ushyizemo ntabwo ari sawa kugusha imvura nkumva nyine ari uko imvura igwa bisanzwe tu nta muntu ni imana igusha imvura nta muntu uyigusha ntabyo nzi ibyo ngibyo ntabwo bizi hari isugi se yagusha imvura isugi ntabwo yagusha imvura imvura yagushwa n'umuntu umuntu nyine umenyereye kuyigusha isugi ntabwo yagusha that's the point ngiki mana ako kantu ntabwo ari fresh tukareba inyuma gato ngo ngiki ngo ariko nyine tuba turimo tuganira kandi biba ari ngombwa ko nyine tubwizanye ukuri kugira ngo n'abantu bamenye ukuri baba banadukurikiranye ntabwo isugi yagusha imvura ntabwo yagusha imvura gute se igushwa n'umuntu ubimenyereye umuntu usanzwe ugusha imvura niwe nyine ugomba kuyigusha ariko isugi nyine nta kintu na kimwe ibizi ibintu by'imvura ntabwo ibibizi ntabwo ibizi ntabyibizi mbese nyine wowe ujya ubishushanyije ugomba kugusha imvura ari nk'ikihe gikorwa kiba kiri nyine ndabyumva nk'uko abandi bose babivuga ariko kugusha imvura numva ari nka se nabisobanura gute nyine ni gutyo gerageza ushaka amagambo wabisobanura ugereranye wumve nk'icyo gusha imvura numva yavuze ngo uriya muntu ngashaka kuba yagusha imvura ni nk'umukobwa nyine ushaka kuba agera muri cya gikorwa cy'uburiri akaba nyine yabyitwaramo neza ariko navuga nyine iyi mvura akayigusha mu gikorwa cy'uburiri akaba
bakora nka sex akanyara rero ni ariko isugi ntabwo ibyo bintu byashoboka kuko ibitarabikora yego ntabwo okay ntabwo nayo mwumvishe neza wari uvuze gakeya ntabwo umuntu ugusha imvura ngo ni umuntu umeze gute umuntu ugusha imvura nanjye ariko niko mbyumva ko ntabwo ndayigusha ngo ni umukobwa ujya gukora igikorwa cyo mu buriri yego akanyara ariko isugi yo kuko iba itaragerageza icyo gikorwa ntabwo ibibizi nyine ntabwo ibibizi ibyo ngibyo byo kunyara byo mu buriri n'iki mbese iyo uvuze ngo umuntu akanyara ni ukuba ajya muri tuwarete gukora sexe nyine hanyuma bikabaho bitandukanye n'uburyo bwo kujya muri bitandukanye nyine n'uburyo bwo navuga kunyara bisanzwe muri tuwarete bitandukanye ese bigeranyije muba muri gukora sex kandi ugiye kunyara muri tuwarete ni ibisanzwe buri muntu wese bimubaho binyura se atandukanye oya ni ahantu hamwe ujya wumva ufite nk'amatsiko se amatsiko y'iki iyo kuba nawe wazagusha imvura ukumva uko biba bimeze oya ko umuntu yaba atayigusha uba wumva ari defo oya ntabwo ari defo nese abantu bose batakiri amasugi bavuze ko bayigusha cyangwa kuri experience yawe ufite utubwira ko wabajije bakubwiye ko hari n'abandi batabidakunda nyine abo bantu bikunda amasugi bo ntabwo bikunda kuko ntabwo baba barakoze sex umva nta hantu byava ariko umuntu usanzwe abikora umuntu usanzwe ukora sex nyine ni ibintu nyine kubera ko yamenyereye ngo kubikora niko navuga cyangwa bitewe n'uburyo yiyumvise muri icyo gikorwa bibaho harabigeze bakubwira ko umuntu yashwana n'undi se kubera ko atanyara bitabayeho mwebwe ngende ntabwo byashwanisha umuntu abantu bose ntabwo baba bateye kimwe mbese ubwo hari icyiza bigira ngo bishimisha umugabo hanyuma nyiri kubikora se nyiri kubikora nawe arishima kuko niwe ubikora urimo bidusobanura ko nk'umuntu wabibwiwe narabibwiwe ntabwo mbizi nabonaga ukuntu uduha ubusobanuro ndi kubaha nubwo nanjye bampaye njye rero nta experience mfite kuko ntabwo ndabikora ni umukobwa wikuganije ni umuhungu wikuganije ni bose ubwo se mwabigiye kubiganira biturutse kuri story imeze gute numva abantu nyine baraganira bakagera kure cyane bagatera story bitandukanye rero twaraganiriye babigeraho tubivugaho mubivugaho ariko ubwo ikiganiro cyaje nk'umuntu nabuze ariko cyaba cyatangiye gute urumva hari ukuntu muba muvugana n'abantu inshuti bisanzwe hanyuma ukumva izo story nyine barazizanye zijyanye n'imibonano mpuzabitsina bazivuzeho ibyo byose bakabivuga gutyo ukabyumvira aho ngaho nyine wowe utarabikora utazi nyine ukabyumva gutyo mbese iyo utarabikora bawe wikubwira ukumva urabishyikira ntabwo uba wumva ari nka filime nyine idasobanuye nyine ukumva ntabwo uri kuyumva neza urumva ari nka filime idasobanuye urumva ari nka filime idasobanuye yego yitwa Irenesha baramuganirije bampaye story waguhaye story uwo mukobwa se wabikuganirije watubwiye ko ari babiri wabikuganirije we yakubwiye ko abikora umukobwa wabinganirije nyine yari arimo kumbwira kubera ko we yabimbwiraga ubwo yarabikoze bimubaho ubwo we yakubwira ko we yanganirije ibimubaho aha tuburinda bwuzuza koko cyane irene umugwaneza shanera isogisha wayibonye isugi disi iryo zina ni ukuri ndi fiyeri yaryo shake kora nyine ariko wa mugani bari n'amahirwe kubona umukobwa mwiza nkawe uri mwiza urumva uteye neza kumva nyine aracyakomeye ku isezerano kabisa hari n'abandi benshi utarahura nabo b'amasugi barimo benshi abakobwa b'inshuti ujyanye ufite nka bangahe b'amasugi oya muri rusange ntabwo ari benshi cyane pe ni bake nka bangahe uvuga ati ni best friend kabisa ni batatu bose baracyana amasugi cyangwa baragerageje
kubera ko ahantu hose wajya tutajyana ntabwo nabimenye. Mbese ntabwo mujya mu biganiro byose turaganira ariko ntabwo ashaka kumbwiza ukuri ngo ambwire ngo yarabikoze cyangwa ntabwo yabikoze. Ariko wowe disi wigirira ukuri. Njyewe ukuri kwanjye kuba kuri hanze biba biri hanze. Wowe disi wigirira ukuri. Byose biba biri hanze kabisa. Wambaye udusandari twiza. Merci. Thank you. Thank you too. Okay, Irene. Sha Irene we. Birayo nawe kugira ngo bamugane bari nabyiza. Nawe sindabigerageza. Nanjye mafite amatsiko nkayo ufite. Nanjye mfite twazayamaranye. Oya. Aracyakomeye kwisezerana. Ndacyakomeye. Ubushushanya nk'umugabo wawe kumva azaba ameze gute? Umugabo Imana izama uko azaba ameze kose. Wari wagiye nawe isi y'imyaka uyigezemo? Oya kuba nashaka umugabo. Imyaka nyine umuntu agiramo agatangira kuvuga ngo sha umugabo nyine ubwo Imana w'Imana izama biba byanze aho ngaho. Sha uko azaba ameze kose nyine nge nzamwakira. Nzamwakira. Akujaganyura. Ijoro rya mbere ryo ku munsi w'ubukwe. Ubushushanya kumva rizaba rimeze rite? Rizaba risho. Gwiki? Bizaba risho. Nyine tubwire n'ibintu bizayamo. Nyine bizaba ari ibyishimo kuko urumva bazaba bagiye kunsujura ku nshuro ya mbere. Yego. Bazaba bagiye kunsujura. Kugusujura. Ku nshuro ya mbere. Ku nshuro ya mbere. Ikindi nzaba ngiye nyine mu buzima bushyashya butandukanye n'ubwo nabagamo. N'ubwo wabagamo. Ni iki ufite amatsiko se mu rugo rwawe? Kuzagira abana. Kuzagira abana. Kabyara. Ntabwo uba wumva nyine ukumbuye nk'ibikorwa wenda bashakanye bakora kujya kogana n'umugabo kujya kugira gute? Ngibyo nyine ufite amatsiko se? Cyane. Nta mugabo murogana? Oya. Ase wa mugani wawe kirese ujye mukamwaroganye? Nawe pe. Nawe. Ntabwo ujya kuri piscine se? Kuri piscine? Njyayo. Mbese ubwo muri piscine niwo burimo nyine nta mugabo wazamo? Baraza ariko se kogana mu rugo no kogana kuri piscine haza abantu batandukanye, abagabo abagore bakogana. Noneho mu rugo urumva n'abantu babiri bonyine baba bahari, nta bandi bantu baba bahari. Mu rugo rero biba bitandukanye. Uko kogana kuratandukanye? Gutandukaniye he? Kogana muri piscine no kogana mu rugo? Muri piscine uri kogana n'umugabo, muri piscine uri kogana n'abandi bantu, inshuti zawe, abandi bantu wahasanze utazi. Ariko mu rugo uri kogana n'umugabo wawe nyine muri babiri gusa. Uri kumwe n'umugabo gusa? Uri kumwe n'umugabo gusa ni ikihe cyo wakitegereza ugatindaho? Ndi kumwe n'umugabo? Kuri we cyangwa kuri njye? Kuri we. Kuri we nakitegereza amatuza. Ntabaye atafite se. Ujye nta kintu wakitegereza kiriho. Ujye nta kintu wakitegereza kiriho. Oya, niyo yaba adafite nyine ibirenze nyine, ariko njye najya mbimubonaho kayafite karatafite. Wakitegereza amatuza gusa? Nta kindi pe, ushaka ko mvuga ibindi kandi ntabyo. Ibyo bindi se ahubwo utekereje ni ibindi ariko ntabyo mvuga? Ntabyo ni ukuri, nta bindi nekereje. Umuntu ukimubona yambaye ubusa wahita uhitira ku matuza? Tubwize ukuri ariko Irene ko watubwiye kuri isugi ibyo bintu ko ariko kuri kugorana kutubwira uti nahita nitegereza ahandi bitwaye iki? Nta handi, aho mvuze niho nakitegereza. Ku matuza? Yego. Ntakatubeshya. Ujya wemera ko umuntu ashobora gutwara inda atarakoze imibonano mpuzabitsina? Ntabwo bishoboka. Ariko birashoboka. Byagenze na gute? Hari igihe ushaka hari systeme nigeze kumva ngo washaka kuguteramo inanga utakoze sex. Yego. Hanyuma nyine hari n'igihe ushaka gufata nka spam z'umugabo umaze gukora sex. Ubwo spam ni ukuvuga? Amasohoro. Ugahita uyafata, ubwo ariko ni story nanjye mba numva. Yego ni story uba wumva. Ase ko cyushyizemo ako kana? Oya, ariko impamvu bagashyizeho ugira ngo nibyo nyine ibyo ndi kukubwira ndabizi neza kandi nanjye mba nabibwiwe. Yego. Hanyuma ushobora gufata nyine inanga z'umugabo nyine navuga ugahita uzishiramo wowe. Mutakoze imibonano mpuzabitsina. Ugahita uzishyiramo? Ubwo se gute? Hari igihe ushobora kuba uri kumwe n'umugabo. Mbese wazifata mu ntoki? Muri condom. Muri condom?
ukazigenza gute se ukazishyiramo gute se ukazifata nyine ukazishyiramo gute nyine ntabwo ndimo kubyumva ukazishyira hese umugabo nuza spamu ziwe uzifata ukazishyiramo nyine muri wowe imyanya ndangagitsina yego imyanya ndangagitsina yawe ugatwita kandi mutakoze sex birashoboka gusa waba ugamije nk'iki ariko ndavuga wenda wowe bitubwiye wabiteguye bishobora kuba ari accident utakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu bikaba ntabwo byaba ese nta bantu bajya kubona akavuga ngewe ngo bandangirije ngo ku ikariso ngo ibintu nyine wumva njye ntabwo mbyemera pe kubera iki wenda bibaho ariko njye ntabwo ariko mbyemera numva nyine ko ari ibintu aba yateguye bitaba ari ibintu biba byamugwiririye nyine wenda bakamurangiriza ku ikariso ariko zigahita nta minota myinshi ziri hanze nyine zigahita zijyamo agahita atwita ariko baba babiteguye kuko ntabwo byagutungura ngo zijyemo kubera ikizo bitabaho kandi abavuga ati ni accident ya bikubayeho se wowe ntabwo byambaho njye bikubayeho in case na in case yabaho imeze gutyo ntabwo nabiteguye nyine ngewe ese wa mugani ubundi bigira aho ngaho bari mu kihe gikorwa ubwo nyine nawe byumva baba bagiye kurujaganyurana abaye koko baba bahatwitse nyamara aho nabandi niga isazi gukubitira urugase ngo ufate kurujaganyuza iyo niga sinzani izaturuka pe ku buryo ushobora kumfata ikansohorera ku ikariso hanyuma nkatwita muri ubwo buryo cyane iyo niga ntabwo sinzani yaturuka kabisa ntabwo umushushanya ngo mwumve ntabwo mba mwumva izo njuga ntabwo zamfata bro happy ese nari nk'abantu wenda bagira nko mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina umusore wenda akagusaba ariko ukaba wamwimye muri iyo situation akaba ati wambahariye rwose wenda nkarangiza gusa ujya ubyumva izo story wazumvisheho umusore akansaba akambwira ngo nimuhe ukamwima agati mfasha rwose nirangirize gusa ntabwo ndabona n'umuntu umeze gutyo pe ntabwo ndabona nawe ntabwo urabona nawe ahubwo nta muntu wakubwira izo story no se ubundi hari ibyo watubwiraga byose kandi abantu babikubwiye wenda hari ababiganira ngo umusore yansabye ngo turyamane akamuha cyangwa ntamuhe njya mbyumva njya byumva nshobwirwa story njyewe bamasori cyane wowe se ntabwo wabimbwira wowe ntabyo ndahura nabyo nawe nabwira story zitambayeho nanjye uracyari uri manzi sana ndacyari imanzi byiza cyane ngenda byemera nubwo abantu tubibabwira bakanga kubyemera ko ngenda nicyo kibazo duhura nacyo pe ariko ngenda byemera urabyemera nanjye ibyo wambwiye nabyemeye nuko ari nabyo rega nibyo ariko impamvu bamugana abantu batabyemera nuko barimo duteye ko atari byo niyo mpamvu nyine buri muntu wese yumva bitandukanye n'undi ariko ukuri kuba kwiza ni umuntu ubwe iyo yivugiye ukuri akavuga nyine ati bimeze gutya na gutya uwabibwiye yabyumva atabyumva ariko aba yabivuze aba yabivuze ngo muri make wa mugani abantu akose ubundi wa mugani umuntu akwiye kubaho muri dute zo kuvuga ngo abantu baravuga ngo iki ngo nivuga ngo ndisugi ngo abantu barabihakana kubera iki ubundi ngo uvuze ngo kuko abantu bavuga ngo nimvuga ngo ndisugi abantu ngo baraza kugira ngo iki gutyo kubera iki biba nyine hari kubera ko abantu bazi ko abantu bose ngira ngo barangiye ntabwo baba bari bubyemere niyo mpamvu umuntu avuga ngo ubu nimbivuga ngo ntibabyemere ngo bakamfata ukundi kuntu ngo ukagenda ukwirata cyangwa kwiyemera ariko urabivuga bikarangira nyine umuntu akagufata uko ashaka ariko wabibabwiye nyine wababwije ukuri ubu nta mpamvu rero kubaho uvuga ngo barajaginga ngo baravuga ngo iki bareke bavuge ibyo bashaka byose ni nka bariya banditse muri komenti ngo ndabeshya ibiki ngo uriya mukecuru ngo ibiki ariko ibyo bavuga byose ntabwo bikuraho ko ndisogi bavuga bavuga ibyo bashaka byose ariko ikiriho ni uko ndisogi ni ukuri isugi kandi ukomeye no ku busugi bwawe ndacyabukomeye nta bintu byo kujaganyirana bihari mwana wo mu batambyi
cyane. Usenga kuwa kangahe cyangwa ujya guterana ryari? Kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu? Ujya kuwa gatandatu njya gusenga. Kuwa gatandatu uyu munsi kuwa gatanu? Uyu munsi ni kuwa gatanu, turatangira isabato mu kanya. None se ubwo we umuntu ujya gusenga avuga kuwa gatandatu ko ari ku isabato? Ku isabato ariko uko abivuga byose si ubyumvisha ibyo nshatse kuvuga? Uretse ngiye ko ndi umudivangiste w'ukuri urumva, ariko ubundi undi byamugora. Oya, wamenye icyo nshatse kuvuga. Ngo nyine ni wavuga ku isabato, wavuga kuwa gatandatu, byose numva ari kimwe. Irene, nk'abantu umaze kubwira ko bagukunda ni nk'abangahe? Ni benshi nawe urimo. Ibaze walayi. Ko bigutangaje. Shandise gira ukuri. None, kuri niko kwawe. Irene shanera. Nanjye ndimo. None. Nganyihakana uranyangasa. Ntago. Nari ngize ngo. Je t'aime. Ujye wari ubivuga buri munsi. Wese usubiza ngo iki? Njye bitavuga ngo murakoze, nanjye ndabakunda. Bande siko. Ndagukunda nako wowe. Ibintu bya benshi ntago yari sawa. Oya, ibintu byumwe wowe. Okay, njyewe. Turakunda. Ewana cyane. Ewana. Umwana. Yitwa Irene kabisa. Urukundo rw'ubu ngubu maze iminsi nganira n'abantu bakavuga ati ikintu cyitwa urukundo rw'ubu ngubu imibonano mpuzabitsina imbere cyane. Iyo point wowe isobanura gute ku giti cyawe? Ngiye kuntu mbyumva numva ko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari rwo rukundo. Bibaho kuko mama muri gukora urukundo nyine, ariko ntabwo mbifata cyane ko ariyo nyine ariyo ngingo ya mbere ngo yabahuza ngo mu rukundo. Oya, ntabwo baravuga ko iyo mubikoze ari bwo urukundo rwiyongera. N'igihe rugabanyuka ahubwo. Wowe ubu byumva kuri sanse ya kangahe? Nyine hose ndahumva, ariko mba numva ko gukora imibonano mpuzabitsina atari byo nyine umuntu yashyira imbere cyane, atari byo binubaka urukundo. Wenda bibaho kuko nyine muba mukundana, kandi ni ibintu nyine Imana nyine yararemye umugabo n'umugore kugira ngo bibeho. Ariko nubwo bibaho ntabwo bivuze ngo kuba mukundana ngo icyo gisobanuro cy'urukundo ngo ni sex, ngo ni imibonano. Oya, ntabwo ngiye ariko mbifata. Kandi Imana yarabiremye ngo bibeho. Yarabiremye ngo bibeho, ariko ntabwo yabiremye ngo bajye birirwa bajaganyurana ngo ni rwo rukundo. Ntabwo ari byo. Nurese ko nyine yabiremye kugira ngo umugabo n'umugore babane nk'umugabo n'umugore nyine, hanyuma bijye biba nyine mu buryo navuga ngo busobanutse. Nk'umugabo n'umugore. Uburyo busobanutse nshatse kuvuga ni umugabo n'umugore babana basezeranye imbere y'Imana. Nibwo buryo busobanutse. Noneho uburyo budasobanutse no kubikora muri situation imeze gute? Situation yo kuvuga ngo naribe ngo uyu nguyu ngo ni sheri ngo tubikore gutyo bikarangira. Gutyo ntabwo babisobanutse ngo buriya ngo tugure inshuti yanjye ngo mukaba murabikoze. Ntabwo mbona. Mbese ikintu babitwaye nyine kubikora n'inshuti yawe? Ni icyaha. Biki? Ni icyaha. Niyo mpamvu gukora icyaha? Sinzagikora. None se gukora imibonano mpuzabitsina nicyo cyaha gusa? Ntabwo aricyo cyaha gusa, ariko ni icyaha. Ni icyaha? Ariko se wenda bivuze ngo gukora imibonano mpuzabitsina ni icyaha, nawe uzabishyira mu gaciro. Umuntu urebye umuntu arifuje, ahwanye n'umuntu baryamanye, ibyo bintu wowe ubisobanukirwa? Oya, nta mpamvu yo kwifuza. Ufata umwanzuro ushaka umugore, ujye ubikora uko ubishaka, uri kumwe n'umugore wawe. Kandi kuvuga ngo uyu munsi wagiye aha, ejo bundi wagiye kwa kanaka, ejo bundi wagiye uhita uba indaya nyine icyo gihe. None se ubana n'umugabo mwabikora buri munsi ntabwo ubwo muruhuka? Muraruhuka, ariko aba ari umugabo wawe, aba ari umugabo wawe official. None se kwifuza ntabwo wemera ko bibaho? Kwifuza kandi ari icyaha. Nta cyaha ugikora noneho? Ndagikora, ariko ntabwo njya nifuza ibyo ngibyo ngo nifuje ngo uyu munsi ngo kuba ndyamenye n'uyu, ngo ejo bundi nifuje kuba ndyamenye na kanaka. Ntabwo mbyifuza. Umuntu ari mu nzira ahuye nawe Irene,
abonye uteye neza, abonye wambaye uko nguko cyangwa ukundi uko nguko wambaye ni neza, urumva arakurebye nyine yifuje ko mwaryamana, ariko ntabwo abikoze, ahwanye n'umusore uvuye gusura, ko biri yivuga wifuje aba wifuje abakozi, nawe ibyo urabyemera. Nase ushobora kujya gusura umuhungu mugarinda mutandukana nta kintu umukoze bibaho, ariko mu nzira wabona batavuye kumujaganya. Nakubwiye ngo abantu batekereza ukwabo bashaka kandi ntabwo bakuramo imitekerereze bafite muri bo, sibyo? Niba umuntu ambonye mu muhanda ari kumwe n'umusore turimo kwitembera cyangwa wenda tuvuye nk'ahantu, dushobora kubarega tuvuye no mu cyumba cy'amasengesho, birashoboka. Muvuye mu masengesho cyane, tuvuye gusenga, ariko mu masengesho yo muri ghetto. Oya, no muri ghetto ariko bahasengera. Hanyuma abantu bakavuga ngo buriya ngo bavuye ngo mu buraya, ngo bavuye ngo gusambana ngibiki, ibyo ngibyo nta hantu biba bihuriye n'umutima w'umuntu, nta hantu biba bihuriye. Nyine ngewe ndimo ndakubaza ngo ikintu cyitwa kwifuza no gukora, ibyo bintu wemera ko bingana? Birangana. Umuntu ukurebye gusa kumva mwaryamana bingana n'uwo mwaryamanye? Uwe ukwifuje ni ibintu barimo gukurura bitashoboka yenda bitari nabyo, ariko wa wundi igikorwa kiba cyabayeho, ntabwo birero bingana. Ntabwo bingana? Ntabwo bingana, kuko wa wundi we ku Mana bavuga ngo ni kimwe. Icyaha cyose ni icyaha ku Mana. Oya, ku Mana kwifuza no gukora ni kimwe. Ni kimwe nyine, icyaha cyose ni icyaha ku Mana, kwifuza ni icyaha, gukora ni icyaha. We nuhe wakumva muri abo ngabo? Nakumva uwo nguwo nyine yabikoze birarangira n'ubundi cyaha gikoze. Abantu bararenganye. Uwo nguwo ari gutekereza ibintu bidahari, ari kwimagine ibintu, ari kwifuza ibintu wenda bitanashoboka, ariko wa wundi tayari yabikoze, n'icyaha nyine cyamaze kumujyaho, ariko yabikoze. Nebura da azi ko ari byo, nawe yakoze icyaha yanabikoze, undi yapfuye mu mutwe gusa. Undi we nyine yatekereje n'ibintu bitanahari, bitanashoboka, wenda bitari bunakunde, birangira bibaye. Shadisa warenganye. Okay, hagati y'umukobwa n'umusore ugiye kumbwira wowe washyiraho ikosa cyangwa wowe washyiraho icyaha. Umukobwa wagiye mu nzira yiyambariye uko ashaka, wenda imyenda yayibagiwe ariko akibukaho gakeya yaragiye, understand? Urumva? Na wa musore umurebye akifuza, wacumuje undi ninde? Wowe washyiraho icyaha n'uwuhe? Ni wa musore wamurebye akifuza. Akarekareka ukabesha. None se umukobwa reka nkwanze kuki wambaye ibintu bicumuza abantu? Impamvu reka umuntu yambara uko ashaka, umuntu yambara ibintu bimubereye. Ariko nawe hari igihe ubibona ko wakabije. Oya, usa nakabije. Oya, we ntabwo wakabije. Ntabwo ndavuga abandi. Arabandi tujya duhura, we ntabwo wakabije. Cameraman ajya amanuyeho gakeya. Ntabwo wakabije. Gusira akarenge ni keza. Oya. Akantu kari ku karenge kitwa nk'iki? Kari ku kuguru. Akangaka kitwa gromete. Kitwa gromete. Ujya wumva bakavuga ngo iki? Ngo umuntu kambara, ngo bari indaya, ngo ari ikirara, ariko njye ntabwo ariko mbifata. Ntabwo ari byo pe. Ntabwo utangira ubuhamya. Akangaka nkafata nka grife. Ni akagrife, ni akarimbi. Ukuntu nambaye amaherena cyangwa nk'ukuntu wambaye isaha yawe, niko nkafata nyine. Njye nta saha nambaye. Ubwo wenda no mu bantu badukurikirana. N'ukuntu kameramani yambaye isaha. Ego rata n'ubudusobanurira. Nyine navuga umuntu yambara uko ashaka bitewe n'ahantu agiye cyangwa se n'ibyo akunze kwambara, ntago yambara kugira ngo ngashimishe abantu ngo bavuge ngo ibiki n'ibiki. Nyine arambara wowe musore muhuriye mu muhanda ugira irari, ugende kuguturitsa umutima, ntushaka unameneke none ariko ntonse nyine ni gutyo biba bimeze. Umuntu agomba kwambara ikintu yumva nyine ko kimubereye kandi ko agikunze. Rero ubwo wowe ari muhure mu muhanda akabibazaho. Ariko nawe hari abakobwa ujya ubona ukabona bakabije, kavuga ati cyayo umwana nawe ndabona yabyibagiwe akabyibutsa ari ku muryango. Nta mukobwa urabona ngo ubone yakabije? Njyewe umukobwa yambaye neza, mbona nyine buri mukobwa uko aba yashimye kwambara, mbona nta kintu biba bimutwaye. Nk'uko wambaye kabisa, wambaye neza wowe. Merci. Nakabije cyane. Oya, ntago bikabije tuntu uko nguko. Nanone hagiye umuntu yabona yicupije ngo yambaye ibintu birebire, kandi hari umuntu wambwiye ati bari abantu bambara ibikanzu birebire nawe ubwo wana basambana kure. Ego gusambana, umuntu usambana ntabwo wabimurebesha ku jisho ngo upfe kubimenya. Ushobora kuba ubikora
ukambara ibintu bigufi ushobora kuba utabikora ukambara ibintu bigufi birashoboka nk'ubu ngubu ngende isugi ariko reka ukuntu mba nambaye ushobora kuvuga ngo mvuye kubikora cyangwa se ngiye kubikora kandi nizeye hano kuganira nambaye gutya ariko wambaye neza afite n'akarenge keza ku dusandari agashati kano ntabwo ari sawa bro ntabwo mba ndi kubikora iyo myenda wayambaye bwa kangahe bwa kangahe bwa gatatu iyo wari wagerageje kwambara bwa mbere nemeze gute nari nambaye ipantaro iyo ukize kusetsa bigenze bite nambaye ipantaro bwa mbere bwa kabiri nambaye agakanzu mbona sinzi nyine nahise mpitamo kwambara gutya mbona nibyo yambaye fresh kabisa ipantaro yari imeze gute yari imeze neza ukabona kabi tukavyo okay none uyu mukobwa yambaye nk'ijipo ujye wenda sinzi byanga bikunda ujye ubabona ukabona arimo agenda azamura amanura narivuze kuzamura simanzi ivuga kuzamura byo ni ibiki akagenda amanura ndabivuze iki uba yambaye ibitamukwira hari ukuntu wambaye umwenda mugufi noneho wagenda umwenda ukazamuka noneho wazamuka ukabona nyine ugeze nka kure ukabona nyine birakabije kure haba ari nkashya iyo urenze nka hano wenda batumanureho gakeya tutwereke batumanureho gakeya tureba turengo iyo umanutse iyo uzamutse umwenda uba wambaye ukarenga hano ishipangi igeze ukagera nk'aha ahangaha pe biba byakabije niyo mpamvu ubona nyine amanura kugira ngo ibyo byakabije ni ikihe kintu ushobora kubona kikakwereka ko byakabije aho wambaye ugeze iyo ubona noneho wazamutse warenze aho wambaye ugeze bita ushaka nyine ku buryo umanuramo kuko biba byakabije iyo byakabije ni igiki abantu baba babonye ku buryo babona ko cyakabije nyine bahita babona nk'ubusa bagatangira kubona noneho ko warengeje urugero ubusa se wawubona kikana nta kintu yambayemo imbere hari igihe umwenda uba warengeje ukwemera ukavuga ati noneho uriya mukobwa yambaye neza ariko byarenze abantu bakabona ubusa ubusa se ni he ni igihe wambaye umwenda ukarenga aho wawambariye ukazamuka ukagera nyine aho ubona ko ubwambure bwawe bugiye kujya hanze ariko cyeka nta mwenda w'imbere wambayemo nese ubwambure bwajya hanze none se ni ngombwa ko umuntu wese abona umwenda w'imbere wambaye nese umuntu awubonye wabonye ubwambure ntabwo ari byiza ko umuntu agomba kubona nyine umuntu abonye umwenda w'imbere aba ubonye kuko wambaye ubusa kuko umwenda wawe hariya mu bice byawe by'imyanya y'ibanga umwenda wambaremo ubugiye hanze nyine ubwambure n'ubusa ni bimwe ahubwo nawe umwenda w'imbere kuwubona no kubona ubusa ni kimwe ni nkaho ari kimwe kuko n'ubundi ni nkaho ariko sibyo reka maze nkubwire iyo wabonye uriya mwenda w'imbere sibyo ubwo se igisigaye ni ikihe n'ubundi nyine biba byagaragaye ko bamaze kubona ibice byawe by'umubiri byo hejuru bigaragaza ko wambaye ubusa witubeshya ntabwo mbabeshya ibice byo hejuru bigaragaza ko wambaye ubusa kandi ari umwenda w'imbere nose ntabwo ujya nko kuri bari abantu bari kuri pisine baba bambaye ubusa baba bari kuri pisine nyine nose uko uba wambaye umwenda uri mu muhanda uba ugiye kuri pisine ariko baba bambaye umwenda baba bambaye umwenda ukingirije imyanya y'ibanga kuri pisine buriya imyenda kuri beach itandukanye n'imyenda wakambara ugiye ahandi hantu icyo wita ubusa ni igiki wowe icyo nita ubusa ni igihe umwenda wambaye nyine urenze ukagaragaza nk'ibice byawe nyine bimwe na bimwe by'umubiri niyo kintu wita ubusa igihe umuntu agaragaje ibice by'umubiri nyine igihe abigaragaje akabishyira hanze ubwo nibwo busa nanjye aho turemeranya ubwo rero iyo umuntu abonye umwenda w'imbere ntabwo aba abonye ubusa aba ni nk'aho aribwo aba abubonye wese uzi ukuntu bifata ariko ni mbese ubundi iyo bavuze ngo umuntu yambaye ubusa aba yambaye iki aba yambaye ubusa numvaga ari nk'imyenda wenda imyenda yitwa ubusa rero banga umuntu ngo yambaye ubusa ubusa se ni umwambaro ubusa nyine ni uko wavutse cyane cyane wenda tuvuge wenda nk'abanyeshuri baba biga interina abanyeshuri tuvuge b'abakobwa muri dushe murimo koga hari nk'umukobwa ujya ureba nk'ibice bye by'ibanga ukavuga uti yewe data
bijya bibaho birenderina kuko mwese nyine muba muri ahantu hamwe kandi muri abakobwa muba mumeze kimwe nawe ubona ukabona afite wapi oya mumeze kimwe nyine kuko baba barabashyize ahantu hamwe ko nta kintu muba muhishanya biba bingana se simbizi wowe aho wize byari bimeze neza nyine byaranganaga mwese twese nyine buri muntu wese agira ukuntu ateye uko uteye ntabwo ari ko uyu ateye ntabwo uriya ariko ateye buri muntu wese nyine agira uburyo ateyemo rero bose ntabwo baba bameze kimwe twari tuvuga ngo byari kimwe oya nari mbabeshya nibwo bwa mbere wari ubeshya uheruka ryari kubeshya ariko ni planka simise mbigarura se mbigarura uheruka gutakaza ubusugi ryari uheruka kubutakaza ryari ntabwo ndabutakaza ako kantu wishyiraho ntabwo ari sawa nari ngacuritse wagira ngo wumve ko ndi bujijinganye nkavuga ngo narabutakaza ni gutya ni gutya ujya uhura n'abantu bakubwira ati wowe turagufana hari umuntu umwe ahora akavuga ati ndagufana yego kumaze kugira abafana benshi maze kugira abafana benshi izina batangiye kumenyaho ni isugi ariko usibye yuko nyine batangiye kuntuka muri komenti ngo uriya mukobwa ngo nagari isugi ngo arabeshya abo ngabo bo none uwo mwabikoze azajya muri komenti abitubwire uwo twabikoze yandike muri komenti yego hanyuma tubwire ngo twarabikoranye igihe nawe avuga ati twarabikoranye nawe nimwongera kumamagara mu kiganiro nzahita nimwongera kumamagara mu kiganiro nzababwiza ukuri koko byabaye ntabwo nzabihakana ntabwo uzabihakana cyangwa ushobora kuzagaruka wenda byarabaye n'ubundi oya babyandike nonaha ikiganiro nigisohoka babyandikemo uri bubyandikemo nzagaruka namwe komenti murazisoma muzagaruke mu binyemeze mubwira ati hari umuntu wanditse ku gutya komenti ubona umuntu yarakujaganyuye niba baranjaganyuye bazahita mubimenya bazahita babimenya ese iyo umuntu afite nk'ababyeyi akavuga ati ngewe rwose nta sugi kibaho ababyeyi bamufata gute ababyeyi se ababyeyi nyine bahita bumva ko nta muco abana bakigira muri iki gihe kuko ugasanga nk'umwana w'imyaka 18 wenda cyangwa guhera ku myaka 15 kuzamura yatakaje ubusugi ababyeyi nyine bahita bumirwa bakavuga ati abana b'iki gihe ibi ni ibiki nk'ibyo urimo udusobanurira ngo uyu mubyeyi abonye umwana ngo bigenda bite umubyeyi abonye nyine ababyeyi b'iki gihe basigaye babona urubyiruko bakabona nyine abana bato ntabwo bakiri amasugi abifata gute se ahita abona nyine ko abana bataye umuco nta muco nyine bakigira basigaye batakaza ubusugi bakiri bato ari abana mbese ubwo waba ukiri isugi umubyeyi akaba yizeye ko azabona umukazana none se ushatse kuvuga ko iwacu batazabona umukwe ese ndabivuze neza ako kantu wadushyizeho urumva ari sawa ahubwo wowe wari ushatse kudusobanurira iki oya nshatse kubabwira ko umubyeyi ugifite umwana ukiri isugi mva arigurira akantu pe ajye yigurira kuko afite iki kuko afite umwana ukiri isugi ugifunze fresh kimeze uko abavuga ati sha ahubwo wagoshije ishyano kabisa oya abo ngabo babivuga nyine bandi bafite imyumvire iteye ukundi kuntu ariko umubyeyi nyine we yishimira ko umwana we yamushyingira akiri isugi akimeze nk'uko yavutse kuruta uko nyine yakumva ngo baramusoje kera ngo bajyanye ngo arabyumva yitwa Irene turimo turagushimira tugana no ku musozo urubyiruko urugiriye ihe nama rugumva ruri proud yo kuvuga ngo reka naka turi isugi twebwe inama nabagira nyine abakiri amasugi bakomere ku busugi bwabo abo byarangiye nyine nagarurira bakomeze se abo byarangiye ntabwo navuga ngo bakomeze ariko nanone ntibakabye gukabya no ariko inama nabundi natanga gukabya ni igihe byagenze bite ni igihe nyine n'ubundi butari isugi ariko basi byibura aho uwagejeje ugerezaho basi usigaze nyine niba utaranashaka usigaze aho umugabo wawe ese umuntu abikora ikigabanyuka biragabanyuka bigenda bite
Nibigenda bite se hari ni iki kivaho? Nta kintu kivaho ariko nagomba kumaramo uburyohe. Cyubikora ntabwo babwiyongera. Oya. Siko se ubugira experience. Oya mani, ugashuka abantu. Niko ugira experience yambura ikaboneka. Oya. Ugomba kuzayigwisha uri kumwe n'umugabo wawe mwashakanye. Bakumaramo uburyohe. Kakumaramo uburyohe sha petit. Irene turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza kabisa. Urakoze cyane namwe. Twizeye ko n'ubutatsongera tukaba cyane. Asante sana ndabashimiye cyane mwari mudukurikiranye mwa natwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twa Patrick Amorima abane namwe.